nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera. Ni gute umuntu wakorewe jenoside nka Kizito Mihigo yavuga aya magambo nk'aya ngaya? Ese ibyo yakuvuze bigize icyaha? Ese ni kubera iki indirimbo ze zitakomejwe gucuranga ku maradiyo nk'uko byari bisanzwe? Ndagusaba kugira ngo ukore subscribe ku Kayongozo TV, ukurikirane kino kiganiro cyose, utubwiye nawe icyo ucyumvaho, uduhe ibitekerezo byawe. Nako twatanze ibyacu. Icyo ni igitero cya kabiri twadutangiye tubabwira. Yakomeje anavuga ngo uwazize impanuka cyangwa uwazize indwara, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urumva ko ni ukuvuga ngo umunyarwanda wese wagiye upfa mu buryo bugiye butandukanye, wese Kizito Mihigo wese agiye amuha agaciro uko yagiye apfa mu buryo bwari bwo bwose. Ariko ntabwo bivuze yuko apfobeje jenoside, ahubwo avuze ko n'undi muntu nawe wagiye upfusha aba bantu muri ubwo buryo butandukanye nawe arababaye. Bose abashyize mu gatebo kamwe bitewe n'uko abantu bababuze barababaye. Iyi mvugo rero abantu bayifashe nk'aho Kizito Mihigo yashatse gukoresha ibyo bita double jenoside cyangwa se gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ariko we icyo yashakaga kwigisha ni uko abantu bose bagiye bababaye mu buryo butandukanye. Iyo ni indirimbo igisobanuro cy'urupfu, indirimbo igiye yumva kimwe n'abantu mu buryo butandukanye, kuko mu nyikirizo yayo cyangwa se chorus avuga ngo urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Ibaze kuvuga ko ikibi ari cyo kintu kibi kiruta ibindi, ariko kongera akavuga ngo ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Ahangaha rero ibi bintu biba bisaba kugira ngo basi utekereze cyane. Ariko nubwo tubasha gutekereza uko twatekereza kose, ko Kizito Mihigo yari umuntu ufite imyemerere ya gikristo, wizera cyane ibintu by'Imana, ariko akizera nanone ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Ahangaha rero muri iyi indirimbo iri mu ndirimbo za Kristo Kizito Mihigo yahimbye, ariko nanone ikaba irimo ubutumwa bujyanye na jenoside, akiri ibintu asobanura abantu benshi badakunda kumva. Yatsetse kuvuga ko urupfu ari cyo kintu kibi nyine kiruta ibindi, ariko nanone rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi, kuko murabizi neza ko Yezu yaradupfiriye. Kudupfira kwe nubwo byari bibi, ariko nibyo byatumye tubona ubugingo buhoraho, nk'uko tubibona muri Yohana 3:16. Ndetse uyu murongo wa Yohana 3:16 uyu murongo yawushyize mu kabaruwa yandikiye asohora indirimbo mu gisobanuro, none aho yasobanuye igisobanuro cy'akababaro. Kana kabaruwa yandikiye abantu bazumva indirimbo ko bagomba kubanza kumva igisobanuro cy'akababaro. Ibi biri mu ndirimbo ye, muyirebye murabibona yuko munsi hari ibaruwa yagiye yandika, harimo uyu murongo. Hakaba n'undi murongo wo muri Yobu. Murabizi ko yagiye ababazwa cyane, ariko nubwo yababajwe ntibivuze ko ari we muntu ntabwo yari umuntu mubi, ndetse yari n'umukiranutsi. Ariko byari ngombwa kugira ngo ababazwe, kugira ngo Imana nyine yerekane icyiza kimurimo. Hari n'igihe n'Abayahudi nabo, Abayahudi babonye umuntu uvukanye ubumuga, baravuga ati si uyu nguyu babaza Yesu ati ibi byatewe n'ingaruka z'ibyaha yakoze cyangwa ni ababyeyi be, n'iki ibi bintu koko byagenze bite? Yesu yarabahakaniye, ababwira ko ibyo ntaho bihuriye, ahubwo ibyo byose ari kugira ngo hagaragare imirimo y'Imana. Bivuze ko na Yesu ubwe yari azi neza ko akababaro katubaho, nubwo katubaho ariko kaba gafite ikindi kintu cyiza kabasha gusobanura. Igitero cya mbere kiravuga ngo urupfu niwo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. Mu Kinyarwanda murabizi ko bavuga ko umuntu wapfuye yitabye Imana, bishatse kuvuga yuko Imana rwose ni nayo iduhamagara kugira ngo tujye muri rwa rupfu. Ahangaha rero hano Kizito Mihigo agira ngo ahuze izuka rya Yesu, gupfa kwa Yesu no kuzuka rwe, ko ibingibi nubwo gupfa biba ari bibi, ariko ari byo bintu byatuzaniye ubugingo. Hari ku gitero cya gatatu avuga ngo jenoside yangize imfubyi, ariko ntikanye bagize abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside. Abo bavandimwe nabo ni abantu ndabasabira, abo bavandimwe nabo b'abantu ndabakomeza, abo bavandimwe nabo ni abantu ndabazirikana.
ahangaha noneho yavuze ibintu bitumvwa bidashobora no kumvwa na gato. ahantu noneho avuga ko nubwo yagizwe imfubyi na jenoside ariko n'abandi bagiye bapfa mu bundi buryo, harimo n'urugomo, ibintu bitavugwaho rumwe, kuko bivugwa yuko abakorewe jenoside bamwe bagiye bihorera, cyane cyane abari mu gisirikari bakihorera bakica abo bandi, ariko abo bantu nabo ngo arabasabira, nabo arabazirikana. ahangaha rero ibi ngibi ntabwo byigwaho n'umuntu uwo ari we wese, ariko ni umuntu ufite kwizera nk'uko yabisobanuye muri cya gisobanuro cy'akababaro muri rya baruwa yandikiye abantu, yuko nyine iki cyunamo cyangwa se icyunamo kigomba kuba ariko ubashe gusobanukirwa n'ibya Yezu Kirisitu nk'uko we yabyizeraga. Igitero cya kane kivuga ngo ishema n'urukundo, nanjye sibyo mvana mu buzima bw'aha munsi, sibyo mvana mu bintu mfite, ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu. Ndi umunyarwanda, ijya ibanzirizwa na ndi umuntu. ahantu harimo akantu gakomeye cyane, kuko icyo gihe nibwo hazaga ijambo rya ndi umunyarwanda, cyangwa se abantu bavuga ati ndi umunyarwanda. Ibyo nibyo, uri umunyarwanda ariko udafite ubumuntu muri wowe ntacyo bishobora, cyangwa udafite iyo mana igushoboza kugira ubumuntu. wabona umunyarwanda ukamwumva ko ari umunyarwanda mugenzi wawe, ariko ukivuga ngo uri umunyarwanda udafite imana, nanone uzamubona nk'umuhutu, uzabona nk'umututsi, uzabonamo umutwa, uzamubonamo uwakoze jenoside, uzabonamo umuntu udasobanutse, gutyo gutyo uzasuzugura mugenzi wawe. ariko ndi umunyarwanda ijya ibanzirizwa na ndi umuntu. murumva ubutumwa bukomeye. ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, ukurikire ndetse iki kiganiro cyose ugisoze. igitero cya gatanu, aho yavuze ngo iyo myumvire yo gucungurwa niko kabando kanjye cy'ingendo nayivomye mu kwemera mfitiye Yezu Kristu. ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda. murumva ko ibi byose kugira ngo byishoboze ni uko ugomba kuba uri umukristu. ubwo bukristu nibwo bugusaba gutuma uba umunyarwanda nyamunyarwanda, ukagira bwa bumuntu yahoze avuga. ku gitero cya gatandatu ho noneho arabihuhura, akavuga nk'isengesho, avuga ngo urupfu rwunga abantu n'Imana y'abahanze bakaba mu rukundo rwuzuye rwa Data. urwo rukundo nicyo cyanga cy'ubuzima bwanjye. urwo rukundo niyo mizero y'ubugingo. urwo rukundo nicyo cyerekezo cy'ubuzima. urumva ko ibi byose n'urwo rupfu rwa Yezu Kristo, ibyo byose birimo urukundo rw'Imana. ibyo nibyo bituma rero umuntu akomera mu bukristo. iyo akomeye rero mu bukristo, ubuzima bwe buba bwiza, nta bakirobanura umuntu uwo ari we wese. iyi ndirimbo urumva ko ifitemo ikintu cy'iyobokamana cyane, ariko hakiyongeramo n'ikintu kijyanye no kugira ngo asobanure ku bijyanye na jenoside, abantu ibintu badakunda kumva na gato, kuko leta yo yemera ko jenoside yakorewe abatutsi, ariko nta kandi kantu kamwe ishaka kugira ngo yongere kuvuga. ariko we noneho yakongeyemo ibi rero, bakavuga yuko ari byo bintu bishobora kuba byaramutumye afungwa, ndetse bakanavuga yuko ari byatumye indirimbo icibwa ku maradiyo, kuko ngo nyuma y'uko indirimbo ijya ahagaragara hashize igihe gitoya tugiye kwibuka, nibwo Kizito Mihigo yahise afungwa, atangira gukurikiranwa, bitangira kumuteza ibibazo bitandukanye. bakavuga ko iyi ndirimbo igisobanuro cy'urupfu rero ari ishobora kuba yarabaye nk'imbarutso yo kugira ngo Kizito Mihigo abe yahura n'ibibazo bitandukanye na leta, ndetse bimuviremo kuba yaragiye muri gereza. bakavuga ko yiyahuye, abandi bakavuga ko yaba yarishwe na leta. ndagusaba kugira ngo ukore subscribe ku Kayunguruzo TV, ukurikirane kino kiganiro cyose kugeza kirangiye. ndabizi neza ko uraza kunguka byinshi bitandukanye. ugikurikirane witonze, kuko biragusaba kugira ngo witonde ukurikirane ijambo ku rindi. murakoze cyane, ndabakunda.